ni indirimbo nshyashya ya Nick Dimpoz, indirimbo nziza cyane, indirimbo yise Maria, ngo bimeze neza by the way. Hanyuma ni Nick Dimpoz, reka banze numve kwanza ko ari kutwumva neza, hanyuma dusunike story zigiye zitandukanye. Nick, uri kunyumva neza? Muraho neza, murakomeye? Yego, turaho turakomeye. Amakuru yanyu Nick Dimpoz? Amakuru ni meza, turashima Imana. Tumeze neza kabisa. Neza cyane, neza cyane. Ubu navuga ko umuhanzi uri guhitinga muri no minsi cyangwa se muri kino cyumweru bitewe n'indirimbo ye, wavuga ko ari Nick Dimpoz, ntago yaba yibeshye? Nuko Rwanda tu umuntu aba ari kugerageza gukora ngo arebe ko ari ikintu cyiza yahereza abanyarwanda. Neza cyane, neza cyane. Message ko yatambuka neza, neza cyane. Hanyuma tugize amahirwe turi gufatishije, ubu tuguhamagaye, waba uherereye magana hehe? Ni mu mujyi wa Kigali magana hehe, wenda se mu duki? Ndi mu rugo tu, ndi Nyamirambo. Okay. Neza cyane, neza cyane. So muri no minsi navuga ko usibye ino ndirimbo yawe nshyashya iri hanze wise Maria, mu kanya gato turaza kuba twayigarukaho. Abahanzi benshi bitewe n'iki gihe cya COVID-19 bagiye bagirwaho ingaruka, navuga ko ku ruhande rumwe ziri positive, ku rundi ruhande wenda ziri negative, bitewe wenda n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Kuri wowe ku ruhande rwawe bihagaze bite? Bisanzwe twese byatugizeho ingaruka, n'abahanzi n'ubuzima bw'abantu bose muri rusange ku isi. Okay. Ariko mbere nuko twari ukwiyakira, kwari ukwakira ibije, ariko none tukagira icyo dukuramo. Okay. Bizera nubwo byatugizeho ingaruka cyane, ariko byatumye nanone tunitekerezaho. Abantu benshi byibuze corona hari icyo yatwigishije, yaba mu gusevinga, yaba mu gukora, yaba mu guhinduka, yaba mu gutekereza. Abantu babaga bicaye mu rugo wese atekereza nzakora iki, bizagenda bite. Umuntu ashimira Imana nuko wenda iyo uri kuvuga wenda itangezeho n'umuryango wanjye, ariko wenda arabo yagizeho ingaruka. Umuryango wawe ndayikomeje, ariko muri rusange nyine yewe uko mbigenza n'ubundi iyo mpuye n'ikibazo mbona kindenze, ngerageza kwiyakira, ubu nkabyereka Imana. Alright, byiza cyane, byiza cyane, byiza cyane. Twavuga ko nk'uko wari ubivuze, niyo time mwabonye yo kwitekerezaho, mukongera mukareba uburyo ki mukora ibindi bintu biri kuri standard yo ku rwego wenda ruri hejuru cyane, right? Hanyuma none reka tujye ku ndirimbo yawe. Ni indirimbo imaze iminsi mike iri hanze, ni indirimbo wise Maria. Kwanza reka tubanze tujye kuri iri zina wise iyi ndirimbo yawe Maria. Maria byagenze gute? Ubundi story yari story y'umuhungu ukundana n'umukobwa. Okay. Ariko noneho ugasanga umukobwa n'umuntu ukunda, tuvuge nk'urugero kuryoshya, umuntu wikundira ibintu biraho bitewe nuko abona inshuti z'uwo muhungu zimeze. Ariko umuhungu akajya baramubwira ati ngewe ushaka kumba nk'abandi gute? Mu by'ukuri ntacyo mfite, kuko ngewe w'inyuma ndetse atandukanye n'uw'imbere. Nashaka kwerekana rero uburyo abantu babana bakundana, ariko wenda umuntu yakunze isura, umuntu yakunze ko umuntu avuga, cyangwa se uko bitewe n'ibyo umuntu akunda, ariko twibagiza none ko hari n'undi muntu w'imbere tuba dufite w'imbere, wenda iminroho. Urumva, kubera ko nubwo wenda ushobora kubona umuntu ahagaze, ukamwitira cyangwa ukavuga turiya muntu ni mubi, cyangwa agira mubi, cyangwa umwana mwiza, ariko biterwa na ya roho irimo imbere. Rero nibyo uwo musore ashaka kubwira Maria ko we ari gushaka gusevinga, kureba imbere yabo heza hazaza, atari muri iyo jari. Nubwo we isura ye ariko yasaga wamubona nk'umuryoshya, ariko umuntu umwe burya w'imbere abatandukanye n'uw'inyuma. Right, neza cyane. Twavuga ko iyi story hari aho yaba ihuriye wenda na true story cyangwa se inkuru y'impamo? Twayihimbiye muri studio, hari inspiration bitewe wenda n'icyo ubonye cyangwa se nuko uri kubitekereza. Babona ariko n'ubuzima bwa buri munsi twese tubamo, bavuga reka duhimbe.
neza cyane hanyuma reka tugaruke kuri producer ele mwakoranye iyi ndirimbo cyangwa se wagufashije gutunganya iyi ndirimbo ele nk'umu producer ishobora kuba niba nibuka neza nk'indirimbo ya mbere mwaba mukoranye niba nibuka neza elements turazifite nyinshi niko zitarasohoka ko turi gutegura album izagomba gusohoka rero Maria niwe yabanje kugira ngo igire irumba rero ni mujyana ya ariko ivuguruye rero turacyakomeza n'ibindi ariko niyo yabanje neza cyane hanyuma kuba wenda uvuze iti ele turi gukorana byinshi cyane bigiye bitandukanye mu by'ukuri ele uri kumubona gute uri kumubona nanone ishusho uri kumubonamo muri uyu mwaka cyangwa se ubu ngubu ndetse na nyuma wenda mu myaka 5 iri imbere uri kubona ele agiye gutanga uwuhe musanzu cyangwa se ari gutanga izihe mbaraga mu gupushinga music ya industry nyarwanda muri rusange n'icyo bamuvugaho mbere na mbere kwanza reka maze mushimire naho hari niba kumva bimenye ko mushimire ndabetse numuhanga kandi n'umusore ukiri muto ku myaka ya 21 gukora ni nabwo banze nawe mu producer wa mbere ngira ngo tutaza mu Rwanda wakoze ibitangaza cyane aba hit kandi afite ubuhanga afite umwihariko afite ibintu byinshi rero industry rwose y'u Rwanda imenye ko yungutse umuntu ukomeye kuko urumva aracyafite igihe kinini cyo gukora no gukomeza kuvugurura no gupushinga ibintu byinshi kandi n'umuhanga urumva rero ko mu Rwanda dufite umuntu rwose ukaze mu myaka 5 mu myaka 10 mu myaka 20 kabisa tuzaba dufite umuziki uri ku rwego rumeze neza cyane yes hanyuma reka tugaruke ku ndirimbo yawe Maria benshi bakunze story uko iri yanditse iyi ndirimbo benshi bagaruka kuri characters zigaragara muri video benshi nanone bagaruka ku myambarire muri rusange n'iki reka kwanza tujye kuri video muri rusange script n'iki buri kimwe cyose ni Faizo nka producer wayigukoreye wakizanye icyo gitekerezo n'iki cyangwa se n'ubundi nayo n'indi talent yawe yo kumenya buryo ki wambara bitewe wenda nasije uba waririmbyeho urebye tuba dufite timu nini tugashanga ibitekerezo ariko muri ngewe nanjye nkunda ibintu biri creativity cyane turushaho gukora bya bintu biba bitandukanye n'iby'abandi umuntu agatekereza ukuntu yakubaka umuntu arabanza akagira igitekerezo twatangiye kubaka buriya amastage gake nanone nakoranye n'abantu bita bo bitwa ngo ibisazi design nyabyo kuri Instagram ugeze wababona nabo bakora ibintu bidasanzwe ibisazi design nyabyo ni gutyo bitwa ibisazi kuko bakora ibintu by'ibisazi nyine crazy turakorana tukajya tugiye duhana amayide ikintu turacyubaka ubundi imyambaro yo ni madamu wanjye unyambika wow byiza cyane ubwo rero Faizo nawe twamuzanye tumwereka ko hano turi kubaka nawe aduha amayide twari turi kumwe n'abantu benshi cyane yari timu nini kugira ngo byuzuye tubashe gukora ikintu gisa nkaho gitandukanye n'icy'abandi bivuze ku buryo kibuze gupushinga n'udakunda indirimbo udakunda wenda iyo njyana urakunda wenda umuntu urimo runaka so murageza gufata kuri foto zose neza cyane yes hanyuma turi kugenda tubona nanone interview uri kugenda ugira kuri media zigiye zitandukanye still tukagaruka kuri cya kintu cy'imyambarire dore ko muri video kabisa wambaye fresh n'iki twaza kuri interview tukabona kabisa wambaye neza ku buryo mvuga nti uri umwe mu ba artists navuga ba star bazi kwambara bitewe nanone n'icyo bari gukora muri ako kanya n'iki so nabyo neza cyane so niyo ugiye muri izo interview nabwo ni madamu nanone ugomba kukumenya uburyo ki wambara yes turicara tugahuza ibitekerezo kuko rega burya umwambaro burya ni ugaragaza umuntu niba rero mba muri zira style ngomba komera kuriya ntabwo ngomba none kwambara ibitandukanye n'ibyo ndimo so rero mba ngomba kugenda nambaye nyine n'ubundi ibintu
cyiza kandi biri creative kandi unanubona ko iri class. Yeah, kabisa yeah. Ahubwo unamutubwirira ati tuguhaye award ko ari umwe mu ba designer twabonye beza cyane. Merci beaucoup. Yambika benshi bagire sentore. Oh yeah. Iheruka Justin na Brava ni wabambitse yambika benshi cyane. Uzaguma no mu kwiza kumambika abantu. Ibintu byo goyera kera no mu bukwe na hose. Neza cyane yes. Hanyuma tugenda tugana ku musozo wa kino kiganiro tugiranye. Ibindi bikorwa bya Nick Dipo cyangwa ndavuga wenda indirimbo zindi after iyi ndirimbo dutegereza igihe kingana gute wenda kugira ngo tubashe kuba twabona ikindi gikorwa cya mu ntangiriro z'ukwa 12 ni kubona ngiye niko nkunda kwihanga mvuga ni wenda mu maro 5. Okay. Maro 5 azaba indirimbo hanze. Wow, neza cyane. Ngomba gufunga umwaka. Kote bangi bipanze kugira ngo byibuze nanone mu zindi ntangiriro wenda z'ukwa 2 umuntu aho areba ikindi kintu yakora wenda cya Sevalent ibintu nk'ibyo umuntu abagenda ari kureba. Neza cyane. Akomeza kugeza wenda umuntu akavuga ati wenda mu kwa 6 nabwo hazaza ikindi ibintu nk'ibyo. Ariko hari indirimbo iteganyijwe mbere yuko umwaka urangira. Wow, byiza cyane. Hanyuma habaye hari message noneho y'umwihariko yihariye niki wasaba noneho abanyarwanda abanyehuye bari kukumva muri rusange kano kanya? Abanyehuye cyane ndabashuje cyane. Bakwikirije. Nyuzarota korona irangiye ko nzayitanza. Yeah. You are most welcome. Yeah. Ikindi nababwira indirimbo iri kuri YouTube yitwa Maria. Iyo channel yanjye rero ubwo bayigeraho bakora subscribe bagakora like bakanayisharinga bakayikunisha n'inshuti zabo. Ikindi ku ma platforms yose acuruza yose indirimbo iriho yaba iTunes, Google Play, Amazon hose ziriho. Bayigiraho ubuno kumushyigikira hari abashaka kumusangiza ibitekerezo bagiye kuri Instagram ya Nick Dipo yaba inamungira yaba ibyumbwira gukosora. Ndabyumva kandi ndasubiza kubera ko abafana niba ba boss bacu kwango ibyo dukora ntacyo byaba bimaze bakomeze kudushyigikira ndetse no gushyigikira umuziki nyarwanda muri rusange ndetse na sinema nyarwanda. Ndetse n'umuco wacu gakondo. Neza cyane yes. Nick Dipo twagushimira cyane ko wafashe time katuganiriza muri rusange. Imana ibaho umugisha nanjye ndanezerewe kandi ndanagushimiye cyane by'umwihariko. Merci beaucoup. Kugira umuziki nyarwanda witekajya komeza guha umugisha. Amina. Yeah man. Kandi tukwifuriza na success y'ibikorwa byawe muri rusange Nick Dipo. Merci beaucoup ibihe byiza. Yeah man.